Halo bakunzi ba TV show, hayi mwaramutse muraho mwiriwe mumeze mute? Nishimiye kubasuhuza ndabayambiriye cyane amahoro y'Imana abane namwe. Ndizera yuko we unkurikiye ahantu hose uri waba umeze neza, kandi niba utameze neza gahunda ni yayindi, ijambo ni ryarindi. Ahari kurira twararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nishimiye kubana namwe rero, nanjye ndashima Imana ko ndiho, bayongere umunsi wo kubaho. N'iby'imbaraga iba yakoze ntago tugomba kubifata nkaho ari ibintu bisanzwe, nk'uko twabiganiriye kuri rya jambo ryashize tuvuga ngo tugomba gushima Imana uko byagenda uko ariko kose. Rero nanjye mba numva ngomba gushima Imana ko iba yakoze iby'imbaraga, iba yarwaye intambara nyinshi nijoro turyamye, iba yaturinze amaksida mu muhanda, iba yadukoreye ibintu twebwe ubwacu tutakwishoboza. Rero Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Rero reka nze tuganire ku kintu abantu bakunda kuvuga, bavuga ngo ntabwo abagore beza bakunda kubaka. Kubera iki abantu bafite iyo myumvire imeze gutyo? Ese koko abagore beza ntibakunda kubaka? Abantu bakunda kuvuga ngo baba bumva nyine ngo bari mu bicu, ngo batikoraho batabona umuntu ubakunda, ariko abagore beza barubaka kandi bakaba abagore beza pe, mu buryo bugaragara no mu buryo bwo mu mitekerereze yabo. Kuko buri muntu singiye kubabeshya, ntabwo nshobora kuvuga, nta nubwo umuntu yasenya ngo uvuge ngo n'ubundi nuko ari mwiza uriya aba yabuze abamushutse. Uko yagira ibyago byo gusenya ari ubwo bwiza muvuga physical appearance, ni nako yagira ibyago byo gusenya kandi wenda iyo physical appearance nk'uko abenshi mukunda kubivuga cyangwa mukunda kubibona, ibyo ngibyo byo ndizera ko tubyumva kimwe. Hari abantu rwose baba bafite baba badasanzwe, reka mbivuge gutyo, hahandi unyuraho nyine abantu bakarangara. Murabizi ibyo ngibyo yuko bibaho, ariko nagira ngo mbabwire yuko ibyo bintu iyo mubivuze bikomeretsa abantu basenye, bakoze divorce kandi nta ruhare babifiteho. Kuko niba umuntu yararwanya intambara mu rugo rwe, akarwana kugeza ubwo atsinzwe, akajya kumva ati uriya si ubundi yari gushobora urugo n'ubwishongozi bwe, bahita rero banavuga yuko ari ubwishongozi, bahita banavuga ko wirata, bahita banavuga ko wiyemera, bahita banavuga yuko n'ubundi utari gushobora urugo, umugabo umwe atari kukunyura kuko uri mwiza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nagira ngo mbatangarize yuko iyo uvuze gutyo, umuntu yarasenye, urugo rwe rwaramubabaje, akabyumva bimubabaza cyane. None ahubwo ugasanga iyo umuntu asenye adafite wenda iyo physical appearance, nabwo ntago mubura icyo muvuga pe, nabwo muravuga ati uriya mugore si ubundi umeze kuriya yarakwiranye n'uriya mugabo. Urumva rero ubuzima bw'abantu kubaho ku isi biragoye cyane kugira ngo unezeze abana b'abantu. Ni ibibazo bikomeye. Urasenya rwose uri mwiza, bati naho yari yaratinze, burase yabuze abantu abamugendaho ni benshi, umugabo nta kintu yavuga, ntashobora kumva umugabo we, abazi yuko n'ubundi n'ibyanga n'ejo azagenda. Muba murimo mubabaza kandi muhemukira bariya bantu. Rwose abagore beza barubaka kandi sigakomera, kubera yuko imitima yabo baba bafite. Murabizi Imana yagiye yaturemanye nyine imitima itandukanye. Rero umutima n'ubundi umuntu ufite niwo umuha gushobora kunyura mu kintu runaka. Umutima wo kwihangana umuntu ufite niwo ushobora kumuha gukomeza kwihangana no guhatana. Abo mwita beza bafite umutima woroshye, na babandi mwita ko badakurura abagabo bafite umutima yoroshye. Rero bishatse kuvuga yuko twese turi kimwe, nta muntu rwose urutundi, kuko amarangamutima twese tuyasangiye twese. Ntawe Imana yafasha ngo imushyire mu mutima udasanzwe cyangwa yumve yuko ari
hari ibindi bintu bidasanzwe. Twese Imana yaturemye uko kandi iturema mu buryo butandukanye, mu marangamutima atandukanye, iyaha buri muntu wese icyo akora cyo. Bakunda kuvuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko ubwenge bwe nibwo buhamubesha. Ibyo ngibyo byo ndabyemera. Hari igihe umuntu aba yumva yuko wa mugani umukobwa aba yumva ko ari mwiza, ari igitangaza atikoraho, akumva yuko ahantu aho ariho hose yahagera. Wenda muri ubwo buryo ashobora kumva ko ahantu hose hashoboka yahagera, umugabo yifuza yamubona, kubera noneho bwa bwiza bwe no gukurura abantu ashobora koko kubigeraho. Ariko kandi kugerayo ni kimwe, no kuhaguma ni ikindi. Hari igihe agenda akumva yuko wenda bwa bwiza bwe cyangwa ya miterere ye ariyo izamubesha aho hantu. Icyo ngicyo cyo oya, ntabwo gishoboka. Ubwiza bushobora kugufata bukagutereka ahantu, ariko ubwenge ujyanyeyo nibwo butuma uhaba. Urumva abanyarwanda babivuze neza, bari babizi. Ubwenge bw'umuntu bwose nibwo bushobora kubesha umuntu aho ariho hose, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni kuri abantu abari bose kuri ino si. Umuntu wese ufite ubwenge ashobora kwiyaminiya akaba aho hantu. Rero guys, niba hari ibyago biriya byago ngiye nkunda kubibabwira, ni ibyago pe, mana yanjye, ni ibyago, ni ibibazo, ni ikintu kiba kigiye mu mutima w'umuntu giteye ubwoba. Ni amateka aba yanditse ku bundi buryo ateye ubwoba. Iyo bikubayeho rero ukaba wifitiye ibyo bibazo byawe wibereyemo, wajya kumva uti ewe umukobwa wo kwa kanaka uzi yuko urugo rwamunaniye yakoze divorce. Abandi ubundi se buriya mwabonaga azarumaramo kangahe umwishongozi umeze kuriya? Umuntu wari umeze kuriya mwabonaga azabishobora? Ibyo bintu rero niba uzi ko uri umusirimu, ukaba uzi ko mu mutwe wawe hakora neza, nta kibazo, hafungutse, uri umuntu usobanutse, ufite ubwenge, ureba ufite na analize, ntuzongere kubivuga, kubera ko iyo ubivuze uba ukomerekeje umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uzi ko hari umuntu ugira ibyago abantu bose bakamucira imanza bakamubureminga, kandi ubwo we yaragerageje, yarahanyanyaje mu mbaraga ze zose, yarwanye intambara zose, yarasenze, yaragerageje. Ariko ibaza ibyo byago bikubayeho, hiyongereyeho n'icyo kugusonga, nk'aho abantu bakubwiye pole, ahubwo bakavuga bati n'ubundi yarishongoraga, ntabwo yari kubishobora. Ibyo bintu rero niba ubivuga babukurikira Humura TV show, ni ukuri duhindure pe, twige kuba ibisubizo by'abantu, twe kwiga guhora tubabera amahwa bahanze. Umuntu afite ikintu cyamubabaje hirya, wowe ntaho muhuriye, ntago mwararanye ayo majoro, ntago mwabanye, ariko nawe ukaje ushyiraho rwose akadomo uvuga uti ntago byari gushoboka. Twige kuba abantu bafite amagambo meza, twige kuba abantu bahumuriza abandi, twige kuba abumva abandi, twige kuba abantu babereye abandi umutwaro. Ni ukuri oya. Niba ibintu biba byarabaye nyine byararangiye, ariko ni ukuri Imana yo mu ijuru ibidushoboza, tubibisubizaho kuba ibibazo. Wari wagira ikibazo, tuvuge uri nko mu bantu 10, noneho bose ukabona nta n'umwe urimo kukumva, bose bashaka kugutera amabuye, bashaka kukwigizayo, bashaka kwereka ko ari wowe munyamakosa. Ibyo bintu iyo mbitekereje numva ari ibintu bibabaje, nkaba mvuga nti bantu banjye bakunzi ba Humura TV show, ni ukuri ibi ngibi uramutse ubikuye hano ukumva yuko niba ubonye kese runaka utagomba kuyishyiraho akadomo, utagomba guhita ujajinga umuntu ukaba umucamanza we, muzabikomeze kandi Imana izabibahera umugisha.
rero ikintu navuga mu magambo make nanzura ni uko wa wundi udafite physical appearance ikurura abantu asenya, niko na wa wundi asenya, kuko imitima twese Imana yaduhaye imitima y'inyama. Nta n'umwe yigeze ifata umutima we ngo iwuhindure sikira, iwushyireho amakaro, iwukomeze cyane ku buryo utanyeganyega. Twese yaduhaye imitima imwe. Rero bishatse kuvuga ko uko umutima wa Kanaka woroshye niko n'uwawe woroshye. Uko twese uko twizi turi abanyantege nke, wenda hari ukuntu bavuga ngo abagore ni abanyantege nke kuri ibi bintu, yego n'abagabo n'abanyantege nke kuri ibi, niko twese tumeze neza byoroshye. Rero ntuzongere kuvuga amagambo nk'ayo ngayo akomeretse. Iyo ni inama yanjye. Abagore beza barubaka kandi urugo rugakomera, ko murabibona nanjye ndi mwiza vraiment. Reba ukuntu ndi icyuma, reba ukuntu ndi icyuki, ariko ndubaka rugakomera. Rero mu by'ukuri abagore beza barubaka urugo rugakomera. Ugize ibyago rukavaho ni ibyago nyine, biba ari accident, ntago biba ari ibintu yihamagariye, cyangwa nta nubwo aba yagiye avuga ati njyewe reka ngende ngerageze gutya n'ibyanga njye ahangaha. Nta muntu ukunda gusenya, nta muntu ukunda kubaka kabiri. N'uwo bibayeho burya uzamuganiriza izo gikomere aba afite. Ubwo rero ubwiza bw'umukobwa bumugeza ibwami, ariko nanone ubwenge bwe niko buhamubisha. Rero guys, Imana ibaho umugisha. Njyewe mbanje kugira ngo tuganire ku bintu ngenda mbona mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ntabwo ari ibintu bidasanzwe, ni ibintu bisanzwe. Rero Imana ibaho umugisha kuba mubyumvishe, kandi Imana ibaho umugisha kuba twirinze gukomeretsanya. Imana idufashe kandi Imana iduha imbaraga, idushoboze guhumurizanya, kuvuga amagambo meza yururutse imitima y'abantu, apana gufata inkota tukajomba mu mitima y'abantu. Uri umuntu nakubwira ngo ndababaye, ntuzirirwe niyo utagenda ngo wumve yakubwira ati byagenze gutya. Buriya umutima ubabaye nyine uba ubabaye pe. Ujye uwuha respect, uwubahe, kandi umuhereza ibyiza ufite, ibibi ufite ubyihorere. Niba wumva byananze we kubivuga kugira ngo bizamugereho, uzajya ugenda ubyivugisha mu muhanda bizajya bishira, cyangwa uzajya ugenda ufate nka litiro y'amazi akonje avuye muri firigo uhita uyagotomera. Umutima mubi ugende, ubundi ugira umutima mwiza. Rero Imana ibahe umugisha. Ibyo biba ari agaciyemo abo bibafasha rwose, hanyuma n'uwo bidafasha nawe nta kibazo. Ngewe iyo ijambo mbabwira ni uko mbakunda, kandi mba numva twaganira ibintu byiza bizima. Imana rero ibaha umugisha, kandi turi kumwe tuzagera kure. Wibuke gukora subscribe, wibuke gukora like, share and comment. Imana ibaha umugisha. Bye.